Intare yarihoreye yiryamira mu ndiri yayo. Imbeba ziraza ziguma gukina hejuru y'indiri yayo. Imwe muri zo yurira ibuye ryari hejuru y'intare, irahanuka yitura hasi ikangura intare. Intare ikangutse, ikangukana uburakari bwinshi, ifatira imbeba mu cyuho. Imbeba ibonye ko intare iyifashe ntaho yabasha kuyihungira, irayibwira iti ndagusaba imbabazi, singukanguye mbishaka, ni ibyago nigiriye. Mbese ubundi agatumbi kanjye kakumarira iki? Ndekura nzakwitura iyo neza ungiriye. Intare irayiseka cyane, irayibwira iti utambeshya koko, iyo ndeshyo n'iyo ngano yawe ubona wanyitura iki? Ariko irayirekura, iragenda. Isigara ifite amatsiko, yibwira iti ndifuza kubona aho imbeba ishimira intare. Hashize iminsi mike, imbeba ijya mu ishyamba gushaka ibyirya. Nuko iri kugendagenda mu ishyamba yumva umutontomo w'intare. Ya mbeba iribwira iti ngiye kureba icyo kintu, ahari kiri mu makuba. Imbeba ijya kureba aho yumvise cya kintu gitakira. Ihageze isanga ari ya ntare yayigiriye neza, yaguye mu mutego. Imbeba ngo iyikubite amaso, irayibwira iti hinga nze mugenzi wanjye ngerageze kugukiza. Nuko imbeba ihera ko yurira wa mutego wari wafashe intare, icagagura imigozi yari iziritse impande zose z'umutego. Ibona intege noneho ishwanyaguza wa mutego ku neza y'imbeba kandi ariyo ntoya. Birangiye irayishimira cyane, isezeranya kuzabibwira inyamaswa zose ko imbeba yayigiriye neza, ikayivana mu makuba. Giraso yiturwa indi.